Okay, reka dukomeze kubifuriza intangiriro nziza z'umwaka wa 2020 akaba ari Vision 2020 twagiye tubwirwa kenshi cyane, ariko ubu ngubu tukaba twamaze kuyisohoramo. Bibutsa ko iyi ngiyi ari The Voice TV, mukomeje gutega amatwi uri kumwe nanjye riri wa ririzi Ridani MC in the house. Bibutsa ko like, share, comment na subscribe ari ingenzi kugira ngo anytime cyangwa igihe cyose dukoze igikorwa icyo cyo cyose uzajya tubona notification ikubwira ko hari ikintu cyamaze kugera kuri channel yacu. Uyu munsi ninde turi bugarukeho, by'umwihariko tutarava mu nzu ya The Man, ngira ngo nababwisezeranyije ko tuzagenda tubabwira uko ibintu bigiye bihagaze. Noneho ubu ngubu boss mwenyewe Baddest Badrama akaba yamaze kugera mu Rwanda, akaba yamaze gustandinga cyangwa gusesekara in 1000 hills cyangwa mu rw'imisozi igihumbi. By'umwihariko tunamwifuriza ikaze aho ku itariki 14 z'ukwa mbere ni ejo bundi muri iki cyumweru n'umundi turimo kwa kabiri nibwo Badrama yageze mu Rwanda. Ahagana ku isamo ya 45 nibwo Badrama yaramaze kugera ku kibuga cy'indege, aho yakiriwe n'abantu bagiye batandukanye biganjemo abastari, yaba abanyamakuru ba show business hano mu Rwanda, abahanzi bagiye batandukanye barimo Shizo babanye hariya ku mugabane w'Iburayi, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaza kuba harimo banda bakorana hariya muri The Man. Gusa ikintu gitunguranye, nta muntu numwe wigeze ugaragara hariya muri The Man mu bahanze, yaba Queen Cha, wenda reka tuye kuvuga Safi Madiba cyangwa Jay Polly kugira ngo ibyabo ngira ngo ibyabo byo murabizi ntago bagaragaye, ariko Queen Cha ndetse na Marina nta numwe wigeze hagaragara. Abajijwe rero impamvu abo bakobwa baba batagaragaye, yavuze ko by'umwihariko bari abakobwa bafite ibintu byinshi bahugiyemo, ari nayo mpamvu bashobora kuba bataje. Gusa abajijwe uwamutangaje kuba ataje, ngira ngo nta kintu cyinshi yigeze bitangaza, dore ko yavuze ko umwana wiwe ari wakumbuye cyane, akibaza impamvu umwana atari mu bari baje kumwakira ku kibuga cy'indege. Uwitwa Baddest Badrama akimara kugera mu Rwanda n'akanyamuneza keshi, ari kumwe n'abanyamakuru, imbaga y'abanyamakuru yakubise yuzuye bafite ibibazo byinshi bagiye kumubaza, ndetse bamubaje ikintu cyangwa ikintu yifuza kuba akigera mu Rwanda, ikintu cyaba cyamubabaje akaba yavuze ko akaba yatungwe no kuba ari mu Rwanda rutarimo Rwasa. Uyu nguyu Rwasa akaba yaramenyekanye ubwo yari ari mu mafilimi yagiye agaragara mu mafilimi menshi cyane, yaba amafilimi ya hano mu Rwanda ndetse n'amafilimi yo ku mugabane wa Afrika. Ngira ngo uyu nguyu Yves Rwasa muramuzi ko nawe yabuze ubuzima mu mwaka wa 2019 turangije. Ngira ngo Badrama rero kuba yaragiye kwakirwa ku kibuga cy'indege, abenshi ngira ngo ntabwo ari urukundo, ahubwo ngira ngo ni ibibazo byinshi bari bamufitiye abanyamakuru, aho benshi bagiye bamubaza ku bibazo bijyanye na The Man yiwe, by'umwihariko bamubajije ku bijyanye na Safi kuba yaravuye muri iriya nzu itunganya umuziki. By'umwihariko Badrama nk'umugabo akaba yaravuze ko ahubwo ashimishijwe no kuba umwaka wa 2020 awutangiye ameze neza, dore ko avuga ko kuba Safi Madiba ari muri iriya label ngo ari umutwaro ukomeye cyane kuri we, by'umwihariko kubutangira rero atikoreye umutwaro ngo ubwo yararuhutse cyane. Abajijwe rero ku bijyanye na Jay Polly, nawe akaba avuga ko Jay Polly yamuhaye ubunane. Ngira ngo ababyibuka neza Jay Polly agifungurwa hariya Imageragere, akiza rero inzu itunganya umuziki The Man yemeye kumwakira kugira ngo imugarure ku rwego yari ariho mu bijyanye na muzika, nubwo nubundi atagarutseho by'umwihariko nk'uko byari bimeze. Badrama rero akavuga ko Jay Polly yamubabaje ubwo ku munsi wa mbere wo kubonana yamuhaga performance, hanyuma akaza kuri stage yasinze, ngo burya nibwo Badrama yababaye cyane kurenza kuba yaramubwiye ko asheshe amasezerano cyangwa atakibashije gukomezanya na label yiwe, aho yagize ati Jay Polly naramufashije kugira ngo azamuke yongere kuba Jay Polly wundi, ati kandi by'umwihariko Jay Polly nari nsanzwe ndi umufana wiwe ukomeye cyane kuva na kera, atari ubu ngubu ariko Jay Polly wa kera atandukanye n'ubu ngubu, ahubwo uyamaye ubunani ambwira ko asheshe amasezerano, ati burya nibwo numvise nduhutse kurenza ikindi gihe cyose, kuko Jay Polly ngo yaramubabaje cyane kubunane bw'umwaka wa 2019 aho yazaga kuri stage yasinze. Ngira ngo ibyo byaravuzwe benshi cyane mu mutangazamakuru bagiye babitangaza,
ariko ngo kuba yaragaragaje ko ayitandukanyije na Demeni nabyo bikaba ari ibintu ngo byamushimishije cyane. Jay Polly rero akaba yavuze ko nta kintu ashobora gutangaza muri iyi minsi, ariko n'ubundi Bad Drama tukimuriho abajijwe ku bijyanye no kuba Safi Madiba yaragiye yarihutiye kwandikisha indirimbo ziwe muri RDB, akabazwa niba hari ikintu bitegura kuba babikoraho cyangwa niba azamuharira nk'umuntu wamufashije kumuzamura, nk'umuntu wamufashije, dore ko yavuze ko yamufashije muri cyagiye yari amaze gutandukana n'itsinda rya Urban Boys, ngo adafite icyerekezo akaba amugaruye mu murongo muzima, akaba none yigiriye mu yindi label. Ngira ngo niba mubizi Safi Madiba yahereye cyane ngira ngo ni muri za 2016 ubwo Urban Boys yajyaga isohora indirimbo ugahita ubona hasi ashyizeho Nukuri. Ngira ngo ibyavuye muri Nukuri mwarabibonye rero, ikaba ari label ubu ngubu muri iyi minsi inarimo indirimbo shyashya, ikaba ari indirimbo yakoranye n'uriya mubekeri wa Riderman cyangwa urubekinga Riderman, akaba ari na wundi ari Sitru cyangwa Karigombe. Safi Madiba rero nawe akaba yavuze ko ubu ngubu yiteguye igisabwa icyari cyo cyose kuzagitanga, cyangwa niba hari ubundi bwunganizi yakenera mu mategeko bwaba bumubuza kuba yacuranga bihangano bye. Bad Drama nawe akaba yavuga ko nta kindi kizitabazwa, hazitabazwa itegeko, ngo icyo itegeko bazasanga ricyemeza nicyo bazakomeza kugenderaho. Ubu ngubu rero tukaba twiteze icyo bagomba kubivugaho. Ku munsi wa kane rero Bad Drama yari afite press conference n'abanyamakuru cyangwa ikiganiro n'abanyamakuru, aho yababwiye ko byinshi azabitangaza nyuma yuko amaze kuba yaganira n'abano bagabo niba hari bikishoboka cyangwa niba bazitabaza inzego z'ubuyobozi. Ngira ngo zizagenda n'umuti tubayigezaho gatanu kuri kagenzi kako ko ibintu bizagenda bikurikirana. Wari kumwe no nanjye riri Zidane MC in the house. Komeza ukunyurwe na gahunda za The Voice TV, kandi mbibutsa gukora subscribe, share, comment na like angana ingenzi kugira ngo mubashe kubaho uwa mbere amakuru agezweho. Keep in touch, ni mukura.